Imana iri kukubwira ngo y'amasengesho wasenze urira mu gitondo yarayumvise, y'amasengesho wasenze urira saa 9 ukarira amarira adasohoka, ukarira utabumbura umunwa, Imana yarayumvise. Ndagira ngo nkubwire y'amasengesho wasenze mu butayu cyagihe wagiye wiyibye, Imana yarayumvise. Y'amasengesho wasenze uzamukana birambiwe ukajya kuri sedogo ugapfukama mu nzu yawe, Imana yarayumvise. None ahangaha hari ikimenyetso Imana imanuye cy'ibyiza ku buzima bwawe kugira ngo bakirebeshe amaso batangare. Imana ishimwe. Uyu Dawidi nawe hari igihe yigeze kugera mu gihe nk'icyo urimo, yigeze kugera mu gihe yari ariyo hirya mu ishamba. Haleluya. nta muntu afite uko uri mubanishamo. Ndagira ngo nkubwire, niba ukiri mu kigeragezo ukaba ugifite abadwaza, ntabwo kirakurambira, ntabwo kirakunukira, ariko reka nkutangarize iri tangazo. Nimba nawe iyo wagiye guhigira, nimba mu butayu bwawe abantu bo kukubanisha bose barashize, aho ni Imana igiye guhera ikora mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Aho ni handi Imana igiye guhera gutabara. Haleluya. Hari igihe umara ku musozi igihe kirekire ukagira ikibazo runaka. Haleluya. ukabura aho ngaho usenga byaranze, ariko nje kukubwira itangazo rimwe, humura ku Mana biracyashoboka. Ibyananiye abana b'abantu ku Mana biracyashoboka, ibyananiye imiryango ku Mana biracyashoboka. Nk'ahandi gukoteza muri famiye bitagize icyo bikumarira, nje kukubwira ngo hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu hari Imana ishobora byose. Mana yacu duhana umugisha hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu. Haleluya. hari Imana ishobora byose. Hejuru y'ibiduca intege hari Imana ishobora byose. Hejuru y'amagambo hari Imana ishobora byose. Hejuru y'abacantege hari Imana ishobora byose. Hejuru y'abantu utamuka bakavuga ngo kanaka none harahise, hari Imana ishobora byose. Mana yacu duhana umugisha. Tugiye gusengana kubw'amagambo y'Imana twumvise. Tubwire Uwiteka we, nitwe twagutakiraga ku manywa, nitwe twagutakiraga nijoro, noneho ndakubwiye ngo nanjye unyumve. Haleluya. bikomere cyangwa byorohe, ndashaka kubona Imana. bikomere cyangwa byorohe, ndashaka kubona bikomere cyangwa byorohe, ndashaka kubona Imana. bikomere cyangwa byorohe, ndashaka kubona Imana. Mureke mbabwire, bikomere cyangwa byorohe, tugiye gusenga Imana yongera igaruke. Amadeni y'abakazi atabakaze, tugiye gusenga Imana yongera kugarukeho. Ubukode bwabo bumaze igihe kinini, tugiye gusenga Imana yongera ibigarukeho. Ntabwo tuzahora tubabaye, nta nubwo ariko bizahora. hari Imana ije guhindura amateka, hari Imana yimye ingoma, hari Imana yagupfiriye ku musaraba, irakubwira ngo ni njyewe data w'imfubyi. Imana ishimwe. ubwoba ni Imana ikora biradutangaza, na n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. uri Imana ikiranuka muri byose, ubuntu ni namutugira. Mana yacu duhana umugisha. Imana ishimwe. Imana yabwiye icyubahiro kubw'uyu mwanya yongeye kudutiza ku buzima bwacu. Imana yacu yabwiye icyubahiro kubw'uyu mwaka yongeye ku buzima bwacu. Ntabwo ari uko turusha abandi gukiranuka, nta nubwo ari uko turi benza, nta nubwo tuzi gutanga icya 10, ahubwo ni ubuntu n'urukundo Imana yatugiriye. Imana ibamere umugisha. Amazina yanjye ni Twabijuru Alliance. Ndabakunda cyane abantu, by'umwihariko umuntu wese wafashe umwanya akana subscribe akadushigikira. nje kukubwira ngo Imana iguhereze umugisha, kandi nawe utarayikanda waza ukadushigikira ukadukandira subscribe, ukaba umunyamuryango wa Alliance Official. Imana ikaduhana umugisha. Imana ishimwe. uyu munsi turagarutse tugiye kuvugana ku magambo y'Imana, ariko mbere na mbere ka tubanze dusenge.
mwami Imana yacu, Mana nziza, igitare cy'amahanga, uwera wa Isiraheli, turagushimye. Tugushimye kubw'uburinzi bwawe bwabanye natwe, tugushimye kuri Imana yaturinze, nkushimiye kuri Imana yarinze ababyeyi, nkushimiye kuri Imana yarinze abakobwa, nkushimiye kuri Imana yarinze abapapa n'abasore. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Iyo abari kubw'imbaraga zacu, ahacu haba haribagiranye. Niyo wagira abazamu bangana gute babera amaso ubusa, ariko iyo tubundikiwe n'ijambo ryawe, tukabundikirwa nawe, ujya uduhaza uburame, ukaduhereza kuramuka. Mwami Imana, tukabyuka tuvuga ngo izina ryawe nirishimwe. Mwami, uyu mwanya tugiye kumera ahangaha tuvuga izina ryawe, tuvuga ku magambo yawe, ndakwinginze kugira ngo udukomeze, ndetse umuntu wese uzayumva azamukomereze, azamusamine imitima mu izina rya Yesu, amen. Imana iduha n'umugisha, kandi Imana yacu ishimwe. Tugiye kuvugana ku magambo y'Imana, ariko reka tubaze tuvuga aka kantu. Nabonye umukobwa wacu witwa Zawadi bari kuvuga ngo aratwite. Ni ibivugwa ngewe simbizi neza, nta nubwo mbikundi kubihamya, ahubwo nanjye nuko ari icyo nshaka kubivugaho nk'umuntu w'inshuti yacu, umuntu by'umwihariko aba muri gospel, kandi natwe gospel tuyibamo. Biri kuvuga yuko atwite, n'abantu benshi numvise bateraho amakomenti hirya no hino, abantu bakavuga ngo mbese ngo umuntu usenga ngo ni gute yatwita. Nagira ngo mbabwire, umuntu wese, Bibiliya irambwira ngo twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Bivuze ngo ni twese turi abanyabyaha. Nta ntungane ituye kuri iyi si, nta muntu n'umwe utuye kuri iyi si utajya ukora icyaha, amen. Kandi noneho nawe ni umuntu, ari muri abo bantu. Hari impamvu Yesu yemeye kuza muri iyi si akadupfira, nuko yabonaga yuko twese twakoze ibyaha. Niyo mpamvu yagiye akadupfira ku musaraba, akavuga ibyaha byanyu ndabababariye. Yajya no kuzamuka akavuga ngo ntabwo mbasize we mwenyine nk'imfubyi, mbasigiye umufasha. Uwo mufasha rero niwe uzatwemeza iby'ibyaha byacu. Nta ntungane iba kuri iyi si. Rero ngewe ntabwo nje kuvuga, ntabwo mvuze ngo ndi kuri ruhande rwe ndamushyigikiye. Bibaye ari byo atwite, ntabwo naza nje kumushyigikira, ariko nawe ntabwo naba nje kumujajinga, kuko ni umuntu yakosa, ni umuntu yambaye umubiri, yagwa mu cyaha. Bishatse kuvuga ngo nta ntungane iba kuri iyi si, umwari we. Kuba umuntu yatwita ntabwo ari igikuba cyacitse. Kuba umuntu yahura n'ikigeragezo cyo kuvuga ngo arasamye ntabwo ari igikuba cyacitse. Benshi bari kuvuga ngo bitewe na pasite ye yahahise, bitewe n'ubuzima bwe bwahahise n'ubuhamya agenda atanga, abantu bari kuvuga ngo mbese buriya yari umukozi w'Imana. Nambaye yari kwishushanya ameze nka babandi b'iki gihe bivuga muri Bibiliya ngo hazaza ngo abahanuzi ngo baturutse ahandi hantu. Mureke mbabwire, kuba umuntu afite ahahise naho bihurira n'ubuzima afite none ahangaha. Kuba yarakoze biriya byaha agenda avuga, akanacora ibiki n'ibiki, ubwo ni ubuzima bwe bwo hahise. Yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, mwifata ubuzima bwe bw'ahahise ngo muze kubugereranya n'ubw'aka kanya. Ubw'aka kanya nimba yari abihagazemo, kuba yasitara ntabwo ari igikuba cyacitse. Si ngombwa kugira ngo muze mufate abakozi b'Imana bose mubagereranye gutyo, muvuge ngo Yesu ngo azabanika. Ntawe udakora icyaha, ahubwo ukuntu ubana n'icyaha no kwihana nibyo bitwereka yuko kuko wera imbuto. Hari umuntu uza kubikora, yatwita akaba atanavuga ngo reka yibyare, agakora n'icyaha cyo kuvuga ngo reka agenda abikora ukundi kuntu, akanga kwitwa mama. Rero n'ubundi kuba yafata inshingano zo kuvuga ngo igisebo cyose kizanzaho nzacyakira, ariko nitwe mama, nirerera umwana. Hari benshi izo nshingano bazinaniwe, hari benshi izo nshingano zo kuvuga ngo reka bitwe mama baziteye ishoti, ariko we nimba byonyine agize ubutwari bwo kuvuga ngo naribi, umwana nta ruhara bifitemo rwo kuba ibingibi byabaye. So I have to be a mom. Akeneye kuba mama. Kandi noneho nimba yafasha ubwo mwanzuro, abarokore dukwiye kumwegera twamubwira ngo we are so proud of you, kuko wemeye kwitwa mama, turagushigikiye. Tukajya no kumufasha tukazana muhemba. Ariko se abarokore kambabaze nuko tudwaza umuntu mu kigeragezo.
nuko iyo umuntu ageze muri kese runaka nuko abarokore mbese tumwakira. Hari umupasiteri umwe namubonye kuri YouTube ngo umuntu uzapfa atiza umuntu ni umuntu uzapfa atagiye mu idini ryitwa abarokore. Uti kubera iki? Umurokore umubamo akakubeshyera, umurokore umubamo ari umukozi w'Imana akakwihanisha gusambana wagendana ibinini, akakwihanisha uburaya agendana za ntuza bakoresha mu mufuka. Urumva icyo kintu? Umurokore ni wa wundi uza akakubwira kanaka na kanaka, mwarangiza mukagera mu cyumba cy'amasengesho akareba kukubwira ngo ihana amagambo, akakubwira ngo ihane guca imanza. Umurokore mwambabariye byibuze nimba idini ryacu ari irya mwuka wera, tukiga mbese kuba abantu bafite mwuka wera muri twebwe, apana nk'ibintu tuba dushakisha, apana nk'ibintu tugenda kurahura, kuko hari igihe umuntu arahura yagenda n'umuriro mu nzira cyane, umuriro ukazima agakomeza kugendana ibikarakara, nyamara umuriro warazimye kera. Ni ukuri ko Imana nari nje kubabwira yuko byaba ibyo byaba bitari byo, njyewe nta ruhande mpagazeho, ntabwo ndishuwa neza ko ibyo byabaye, ariko mureke mbabwire twige kubanisha umuntu mu kigeragezo, twige kubana n'umuntu mu kigeragezo arimo, tute kumutera amabuye. Nkatwe noneho dusenga nitwe dukwiye kumuba hafi tukamubwira ati icyaha wakoze, n'uwagiye kugura biswi akibaho igiceri cy'ijana, ibyaha byose birangana. Na icyaha wakoze ni icyo abandi bose bakora, sibyo? Twige kubanisha umuntu mu kigeragezo, ahubwo twirinde kumutera amabuye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tujye kuganira ku magambo y'Imana ari muri Zaburi. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi baririmbisha Nehiroti ni ya Dawidi. Imana yacu duha n'umugisha tuve muri ibyo ngibyo Uwiteka byibereyemo, ahubwo tugaruke ku magambo y'Imana. Zaburi 5:2 haranditswe ngo Uwiteka ategera ugutwi amagambo yanjye, ita ku byo nibwira. Mwami wanjye, Mana yanjye, cyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakire, kuko ari wowe nsenga. Uwiteka, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso negereje. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Bibiliya irambwiye ngo Uwiteka ategera ugutwi amagambo yanjye, ngo ita ku byo nibwira ku manywa na nijoro. Nje kukubwira ngo muri aka kanya Imana yumve gutaka kwawe, Imana yumve amarira yawe, Imana yumve agahinda kawe, Imana yumve uburetwa umazeho igihe kirekire, nirangiza ize yumve gutaka kwawe, kubera yuko gutakishwa k'uburetwa. Haleluya! Imana yakumvise. Niyo impamvu nje kukubwira ngo ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Uwiteka ategera ugutwi amagambo yanjye. Nje kukubwira ngo uhereye none Imana igiye kugutegera ugutwi. Haleluya! Bibwire Yesu arabishoboye, bibwire Imana yawe irabishoboye. Ngo Uwiteka we, tegera ugutwi amagambo yanjye, ngo nzajya ngusenga mu gitondo. Ndagira ngo nkubwire amasengesho ujye usenga, Imana yawe ijye yumva. Haleluya, haleluya! Mbabarira wumva aka kantu. Imana iri kukubwira ngo y'amasengesho wasenze urira mu gitondo yarayumvise, y'amasengesho wasenze urira saa 9 ukarira amarira adasohoka, ukarira utabumbura umunwa, Imana yarayumvise. Ndagira ngo nkubwire y'amasengesho wasenze mu butayu cya gihe wagiye wiyibye, Imana yarayumvise. Y'amasengesho wasenze uzamukana birambiwe ukajya kuri Sedogo ugapfukama mu nzu yawe, Imana yarayumvise. None ahangaha hari ikimenyetso Imana imanuye cy'ibyiza ku buzima bwawe, kugira ngo bakirebeshe amaso batangare. Imana ishimwe. Uyu Dawidi nawe hari igihe yigeze kugera mu gihe nk'icyo urimo, yigeze kugera mu gihe yari ariyo hirya mu ishamba. Haleluya! nta muntu afite uko urimubanishamo. Ndagira ngo nkubwire, niba ukiri mu kigeragezo ukaba ugifite abadwaza, ntabwo kirakurambira, ntabwo kirakunukira, ariko reka nkutangarize iri tangazo. Nimba nawe iyo wagiye guhigira, nimba mu butayu bwawe abantu bo kukubanisha bose barashize, aho ni Imana igiye guhera ikora mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Aho ni handi Imana igiye guhera gutabara. Haleluya! Hari igihe umara
musozi igihe kirekire ukagira ikibazo runaka, haleluya, ukabura aho ngaho usenga byaranze, ariko nje kukubwira itangazo rimwe, humura ku Mana biracyashoboka. Ibyananiye abana b'abantu ku Mana biracyashoboka, ibyananiye imiryango ku Mana biracyashoboka. Nk'ahandi gukoteza muri famiye bitageze icyo bikumarira, nje kukubwira ngo hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu hari Imana ishobora byose. Mana yacu duhana umugisha, hejuru y'imbaraga z'abana b'abantu, haleluya, hari Imana ishobora byose. Hejuru y'ibiduca intege hari Imana ishobora byose. Hejuru y'amagambo hari Imana ishobora byose. Hejuru y'abacantege hari Imana ishobora byose. Hejuru y'abantu utamuka bakavuga ngo kanaka none harahise, hari Imana ishobora byose. Mana yacu duhana umugisha, tugiye gusengana kubw'amagambo y'Imana twumvise. Tubwire Uwiteka we, nitwe twagutakiraga ku manywa, nitwe twagutakiraga nijoro, noneho ndakubwiye ngo nanjye unyumve, haleluya. Bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana, bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona, bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana, bikomere cyangwa byorohe ndashaka kubona Imana. Mureke mbabwire, bikomere cyangwa byorohe, tugiye gusenga Imana yongera igaruke. Amadeni y'abakazi atabakaze, tugiye gusenga Imana yongera kugarukeho. Ubukode bwabo bumaze igihe kinini, tugiye gusenga Imana yongera ibigarukeho. Ntabwo tuzahora tubabaye, nta nubwo ariko bizahora. Hari Imana ije guhindura amateka, hari Imana yimye ingoma, hari Imana yagupfiriye ku musaraba, irakubwira ngo ni njyewe data w'imfubyi. Imana ishimwe, ubwoba ntibushire. Yesu yarazutse, ntabwo akiri mwumva, imvi irarangaye. Mana yacu, Mana nziza, Uwera wa Isiraheli, turagushimye, tugushimye kubw'amagambo yawe, tugushimye kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe byabanye natwe. Izina ryawe nirishimwe. None aha turi muri ibi bisate, ndasenze mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Abana bari kugutakira amanywa nijoro, nyemerera ugende ubagereho ubumve. Abana bawe bari gutakishwa n'uburetwa, nyemerera ugende ubagereho uhindure ibyanze guhinduka, ubategekere mu izina rya Yesu. Ugira ibyo wubika ku buzima bwabo mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Dusengeye abari mu bukode, ni wowe ujya utanga amazu, ugatanga adrese nzima. Izina ryawe nirishimwe. Mwami, turasenze mu izina rya Yesu, hari n'abazubatse kuzijyamo biranga, nyemerera ugende ubagereho uhindure ibyanze guhinduka. Mwabigera ku babyeyi batwite, uhindure ibyanze guhinduka, bitameze neza bigende neza, mu nda yabo ugeramo witwa Imana, uhindure ibyanze guhinduka. Ndetse n'abatarasama ubahereze Mwami Imana urubyaro, kuko urubyaro niwo mugisha uturuka ku Uwiteka. Uwo mugisha ndawubasabiye, uwo mugisha ndawubasabiye. Mpagaze muri ibi bisate, uwo mugisha mubatureho mu izina rya Yesu. Mwami, dusengeye abarwayi, Mwami, haba badwariye mu rugo, haba badwariye mu bitaro, gira icyo wakora nk'Imana, gira ibyo wahindura, gira imigozi waca ku buzima bwabo, amashimwe ukayabaremera mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Ndasengera ingo yakuzikomeze, ni wowe Mwami Imana, ni wowe wubaka umudugudu mu izina rya Yesu. Mwami, ni wowe waremye ingo urangije uzishiraho, niyo mpamvu byatumye urema Eva mu izina rya Yesu, ukamuremera Adamu. Nyemerera aba babyeyi ugenda ubagereho, ububakire ingo, ubarinde abadayimoni mu izina rya Yesu. Babinjirira mu mago mu izina rya Yesu, ubakubitire za Delila, ubashingishe Mwami Imana, ubashingire ibendera mu mago yabo, ubashingire ibendera ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Mwami, urakoze ko ari kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahereze umugisha, ndabakunda, amen.